reka ngo ikaze kuri cano nshyashya, cano usanzwe umenyereyeho amakuru agiye atandukanye, trend, kuko ni trending news. Tuba dushaka amakuru ari trend, rimwe rero kujya tujya no muri siporo nk'uko abakunzi bacu babidusabye, twajya tubwira muri entertainment n'ahandi hose dushobora no gusubiramo tukareba ibyo ari byo, ariko tujya tunyura muri siporo turebe uko byifashe. Ese ibintu bimeze bite kugeza aka kanya muri siporo? Amakuru yo hirya no hino mu Rwanda, ku mugabane w'Uburayi hose tuzajya tugenda tunyurayo kugira ngo tubarebere uko byifashe. Shampiyona zigiye zitandukanye zikomeje kugenda ziba. Ese abe mu Rwanda, abe ku mugabane w'Uburayi, ibintu biba byifashe bite? Tugenda tubabwira amakuru yose muri rusange twebwe uko byifashe. Ngira ngo no mu Rwanda shampiyona y'u Rwanda iri kuba kugeza aka kanya, ikitwa Rwanda Premier League. Iminsi yashize mwabonye perezida wa FIFA Gianni Infantino yari ari mu Rwanda, yari ari kumwe n'ama ekipe n'abakinnyi bakiri batoya ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ariko reka tuze rero twihutire kureba mu Rwanda uko byifashe. Ngira ngo abakunzi ba Rayon Sport ntekereza ko hari ibintu bitoroshye cyane. Ikipe ya Rayon Sport bavuga ko ngo yananiwe kwikura imbere rwose rya Etenceles ku mukino wabereye kuri Kigali Stadium. Etenceles ni ikipe itari imeze neza, umuyobozi wayo nahoze ndi kubona amavideo abakunzi ba Etenceles bavuga ngo akwiye kuba yagenda rwose. Rayon Sport rero yongeye kubabaza abakunzi bayo, inanirwa rwose kuba yabona intsinzi kuri Etenceles. Umukino wagenze ute muri rusange? Reka mbanyurire itangazamakuru tubwira ko Rayon Sport igashimwa kabiri rwose, n'ubwiruka kuzana abakinnyi bashyashya, ubwo ndavuga umukinnyi w'umukongomani baheruka kuzana, ndetse n'uwo bavuga ko bari bikiri mu biganiro w'umunya-Cameroon, uvuga ko yakinanye n'abarimo baho nka Byari, yaje kuba rero inanirwa rwose kwikura imbere ya Etenceles. Dore ukuntu bimeze rero, inkuru kutubwira ngo ikipe ya Rayon Sport bigoye ko yashimwa kabiri rwose, nk'uko abanyamakuru batangiye kubyandika. Yanganyije igitego ubusa ku busa umukino wo umunsi wa 13 wa Rwanda Premier League. Ni umukino rero wakinwe kuri uyu wa gatandatu saa 12:30 byuka kuri Kigali Stadium. Rayon Sport rero yatangiye yihariye umukino rwose nk'ibisanzwe, ariko abakinnyi bayo bagahererekanya neza rwose umupira mu kibuga cyayo, cyane ko position ya ikipe ya Rayon Sport yari hejuru cyane. Gusa ku munota wa 15 Murera yabonye buryo rwose nabwo bumwe mu buryo bukomeye yashoboraga kubyaza umusaruro, ariko umupira mwiza cyane umusore Prince yarahinduye muri cross. Usanga rero witwa Imana Emmanuel ubundi tumuzi nka Kabange, usanga rino zina rirerire ryagoranye cyane, ariko rero ishoti nicyo kintu byuka kuko byari bimeze biba hejuru y'izamu cyane rwose. Hariho rero Etenceles nayo yabonye uburyo byari nyine byamagiranye. Ku munota wa 24 Rayon Sport yongeye kubona uburyo, kandi kumana Asmana agerageza biranga nabyo byagezeho. Rushema Chris afungura amazamu kuri Kopra yaritewe na Richard, ariko ubundi ashyiraho nyine, ariko gusetsa nyine yerekana ko habayemo kurarira, ngira ngo benshi bavuze ko rwose ari n'igitego mu gusetsa yabangiye kwakundika ko mu Rwanda tajya bibyibura. Igice cya mbere byarangira ari ubusa ku busa. Rayon Sport yaje mu gice cya kabiri n'ubundi ikomeza gushakisha ibyo ari byo. 50 Ndikumana Asmane afungura amazamu na bombi shot yarareko nyine kure, ubundi umunyezamu yamenya uko byagenze. Bisa ikintu cyabayeho ku munota wa 59 Etenceles yaje nayo kwishyura. Ndikumana Asmane ni umwataka mwiza uko igitego yatsinze yagitsindiye kure, banganyije gusa ku busa muri gice cya mbere. Gusa biza kurangira Etenceles Rayon Sport ibonye igitego kimwe kuri kimwe. Etenceles nayo kuko yaje kwishyura 59 baje kubaho rero duka aho bivuga nyine mu kibuga havamo twaba bati mukokopya, hajyamo twashimwe cya Firu. Rayon Sport nayo yakoze impinduka kandi ikoramo Shimwe Vito, ishyiramo Prince umusore, hajyamo kandi yakuyemo Prince umusore kuko ndetse n'ubwo yari yabanje nayishimye uko hajyemo ganijuru Shimwe ndetse n'itwa Diva. Wota urufata n'icyerekezo rero yaje kubona nayo igitego cyo kwishyura. Abantu bavuze batari ko Rayon Sport imeze ibi
hatsinzwe twishimwe Jabir Yaman, hanyuma ku mukino rero warangira uko byifashe ku rusiga igitego kimwe kuri kimwe. Umukino wa Kiyovu nayo yanganyije n'amagaju ubusa ku busa kuri uwa gatandatu shampiyona izakomeza rero ku munsi w'ejo. Ubwo ni umunsi wo ku cyumweru usanzwe igomba kuba yakina na Gorira saa y'isaa cyenda nuko bimeze. Ese urabona Rayon Sport kuba yishyuye igitego ni ikibazo cy'abadefanseri, ikibazo cya Mediane nk'uko bivugwa umuyobozi w'ikipe witwa Olivier niwe wavuze ati Rayon Sport nta bakinnyi ifite, itangazamakuru abantu babo baramushinje byinshi, gusa ntabwo ari bivuze ko ntaba hari mu buryo bwa Rayon ntaba hari avuye kuvuga asa nk'uca amarenga avuga ngo ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bayo ntabwo bari kuri karindwi, niyo mpamvu bavuga ko ntaba hari, bisa nkaho badahari ntabwo bari kuri karindwi, ntabwo ko bari kwitwara ariko bakabaye bitwara kuri Rayon Sport ko dusanzwe byiyemereye kubona igitego n'iki ngiki ntabwo bagomba gucishurwa cyangwa se ikibura bagatsinda ikintu. Ntabwo Etenceles ari igitego gusanga kuri Kigali Play Stadium ndetse hakagorere Kunganya cyagaragaye nabi cyane. Ntabwo batangiye kuvuga bati bose Rayon Sport rero ntabwo ari ifite kanya yo kwizerwa. Rero nuko byagenze shampiyona y'u Rwanda zifashe. Hanyuma rero ntekereza ko zimwe muri za mbanye rwose zo muri ruhago hano mu Rwanda tuba tugiye tunyuramo. Rero tugerageze tunababwire rwose byinshi bigiye bitandukanye amakuru yacu y'ahazaza. Hagati aho ngaho reka nkubwire ko hari inkuru rwose twabonye ko witwa Kigezo Chitamatiko ko yitabye Imana ubwo nyine mu minsi yashize murabyuka ko byabatangajwe cyane biranavugwa, gusa amakuru rwose yatugeragaho ni ko abana be baje kumukino wa Southampton. Impamvu uko Diego Jota ajya mu ikipe ya Liverpool yaravuye mu ikipe ya Southampton Wanderers yerekeza mu ikipe ya Liverpool, ndetse ngo ni amakipe yo yari yarakiniye. Rero umukino wabahuje muri Premier League bahise rwose kuzana abana babitwaza mbere y'umukino mu rwego rwo kugira ngo habeho kubaka umusoro, cyane ko binavuga ko Liverpool ifite gahunda yo kubaka igisitati cyo mu rwego rwo guha agaciro cyangwa se icyubahiro uno mugabo Diego Jota witabye Imana akoze impanuka n'umuvandimwe. Ndagushimiye kandi subscribe n'amakuru yo hirya no hino tugerageza kubaha, n'ubwa mbere tubaha amakuru ya siporo kandi subscribe ubundi weho